Ndi papa Sava. Ahihera gashira mwana wama. Yewe nyihera n'inkwere. Nyihera n'inkwere. Cyakora umaze kugenda numirwa niba ari ya minsi y'imperuka bavuga. Cyane rwangiye byo nsigaye mbona sinzi niba ari imyaka tumaze kugira. Nkiba dukuze cyane ku buryo tubona ibibi gusa. Ariko se ibi bintu kera byabagaho. None se nyine n'icyorezo cyaje. Ibi bintu n'ibiki koko. Ese no kutanyurwa n'ingeso yadutse mu bantu. Ndakabwira mu masafa. Isomera gashira. Ngiye nageze. Ndashaje nyine nagiye nyine ndashaje cyane ko ibintu nsigaye mbonesha amaso yanjye. Nagusa nakaro gusaza. Byemaze kubona ko ari ubuzi muri mu bagabo. Hanyuma nyoko yigeze akubwira yigeze akubwira wenda ubuhamya bw'abantu bari baziranye bomeze nk'ibi ngibi bitiri gucamo. Habe papa wanjye na mama wanjye barinze basazana ntarumva ibyo bintu. Nyine nanjye icyo kintu nibaza. Nk'ubwo ko nk'umugabo nkuriye utinyuka gato umugore mwiza nkawe mu nzu akagenda akajya kuri ziriya nturi ntazi bizirimo ntazi icyo byambariyeho ntazi ikintu na kimwe agatinyuka. Ariko ubwo bundi iyo mikoshi babazanye babaza ariko ku kikuko ko ari wandi utangira kujya ubona ukajya ubona ibintu by'imyaku byaragiye byinjira bigaragura. Mama Sava reka nkubwire nge sinzi niba tuzasenga niba tuzambaza nyabingi umva sinzi ngo surwumwe rega ngo ahantu hose aho tumenyere ngo surwumwe none se tubigenze dute akazaza icyo bazatuzanira. Ese umvise wa mugabo usa umugabo yarutse kuvuga kuri radio wiyahuye. Hari kuri ya mugabo naramwumvishe sinamenye icyatuma yari yahuye se ngibo numvise ngo hari akantu bita kandonyi. Akandonyi rero ni akantu baroga umuntu ugakibwiriza kiyahura umuntu atabukozeho. Buriya ni handi uzajya kumva ngo umuntu ngo yagize gutya ngo yarari mu muhanda nta nkomyi yahuye nayo ntacyo atwaye imodoka akishora mu mazi utwo batwita utundonyi. Uriya se byagenze bite kandi nzikuye neza. Uriya mugabo yagize atya bya bindi by'abazangeso wagira ngo kutamenya aho bahagarara naho baparika naho bagenda wagira ngo nyina numwe umugabo cyakoze nyina abagabo numwe oya numwe. Ariko ikintu kibabaza nyina w'abagabo hano ngo ajya muri onapo abyara nabi twabyaye burano tuzaza man uzandindira abana uzabarinde uyu museyo. Umugabo rero ngo agira atya ubwo yari zabasore abagize cyatendetse abakobwa babiri. Umwe akaza ati ndagukunda ari biki bya bindi bya ni ukuntu batabura amagambo ariko ubundi bayakuraye. Nje abagamba abagabo baterekesha yanyobeye piganzenze aza nkubakube saa 12 z'umugoroba anterete ngire ngo ndi umukobwa w'imyaka 19 ari gutereta. Piganzenze umuturanyi wanyu haruguru ndamubwira nti nkiyame ndaza mbibwira papa Sava ndamubwira nti piganze nkwiye umuntu w'umusaza nk'uracyagira amagambo yo gutereta. Piganzenze kwaba ari imbere mu rusengero ibyo tubyiboneye. Umugabo rero ngo agira cyatendeka abakobwa babiri umwe ababwira ibyiza undi amubwira ibye. Hari ibintu rero ngo bisigaye byaradutse bazi ko abantu bakobwa ngo basigaye bakunda amago. Uraza ukamubwira uti rwose ni we wanjye mbese areka abakobwa turi kubabyara ariko sinzi. Amaze kubagira gutyo umugabo arareba mumwe aramubara ntumbaze icyo yamuciyeho. Nabo babaye bakuzi b'ibyinyo basanga umukobwa rero ufite amafaranga abaturumutsa atwaye umwe muri bo ariko ugafite uwabwira urugo afite n'undi abwira urugo afata umwe muri abo abafasha umwe muri abo ko akagasuru karengetseho shakana ni ngewe none ndi kukankumva mu ndarandiye rishakaza n'ijyane ryo mu gahinga cyangwa n'ubuzima na pasa bambwiye ngo buraryoshye cyane ahubwo sinzi impamvu gusimbuza ibibazo afite n'izamibe zanjye zihora. Nuko arangije umugabo aragiza atya ateruye umukobwa umwe muri abo ntiwamenye icyo yakurikije abarambutsa agiye atya iburengerazuba ku mazi za Rusizi. Reka da bakoze ubukwe mu ibanga yakuye umukobwa i Kigali amujyana gukorera ubukwe umwe muri babandi. Ubukwe buriya rero ntawe utwika inzu ngo yishe umwotsi. Sinzi none ibintu byateye bya bindi bifoto ntumenye ugufotoye ntumenye uvuga byitwa ngo TikTok nta kintu na kimwe kitakiba kuri TikTok. Bigenda bite ibyo nabyo tuzabiganira. Umugabo
burya byaje kuzamenyekana bigera kuri nyashya yasize hano mu murwa umukobwa yahise avuga ati jewe urumva ntiwamenya utwo basharingaga wenda wasanga ntuza urumva umukobwa aravuga ati je ntabwo namuhereza yagize ati ngo yikoza hirya iyo aho ntasi arabugendera uburozi bwiza umva akandonye umwana w'umukobwa gusa arafite imyaka ingahe imyaka umva ko yari umwana nyine yaba afite 18 yaba afite 20 yari umwana ariko wumve nawe ibyo bintu byagiye kumukuraho ngo iki ngo umwana w'imyaka 20 se yabona uburozi ahubwo se ubwo wabona uburozi buretse nkubwira ukuntu yabubonye ubona usinziriye ukajya ngo yarabakanuye ariko harabo ryarashe baboneke aba bagabo biriko batugaragura uko turi bicuca ariko Imana nabiturinde izaturinda amaraso y'aba bagabo umva reka nkubwire mama gusa ubwo burozi uwo mwana yumvase umwana baragiye mukubisa kandonye umugabo ari yahuye ariko bya bindi utamenya uko babigenza ngo baza kuzamenya ngo ibintu ngo umukobwa ngo yagiye apfundika ku buryo amuteje akandonye yishyira mu mugozi nyagasani umukobwa wabaje kumufata urumva rero bakiza kumufata batangiye umva ifata umuntu waguhemukira umwe abafata undashikana umwana w'umukobwa bagiye kumugeza ku buyobozi imyenda yamucikiyeho mbaza ibintu yari yambayeho yarafite ibyo yambariyeho avanga imyaka 18 ngo imyaka ngo kwera umwana ngo yabukuye he sinzira utariye abantu bakanuye umukobwa yabaragiye do yarafite utuntu noneho yari yarafashe imoko y'ibere azirika akantu kanaganaga urumva kameze nk'igikohwa kisaki igikohwa kisaki yindi shaje ariko kabako yarakaziritse n'ukuntu kababara urumva yambaye ibintu hano yikweje biri munsi y'ibere ariko none byari biteye ubwoba yarafite ibintu yakenyerewe hano ikintu yafashe nk'umukaba urabona ko kundi nko mu mukenyero baba barawugize barya ariko ari ikintu kinini umva harimo utuntu tw'uduhu uri kumva harimo ibintu by'ibyinyo numvaga bavuga ngo ni by'isatura abandi ngo ni urusamagwe uri kumva umwana w'umukobwa yarikataguye ibintu mama safa ubwo bivuze ngo yajyaga mu bapfumu ubwo kugira ngo bagire ibyo bamuha nawe hari ibyo babanda kumusaba umubiri we uri kumva ibyo bintu ariko yambaye ibintu utamenya abagabo tubana nabo bazabica ese utuye tubagire impuhwe ntibashaka bazabica none se mbabarira umbwire urumva babimufatanye ubwo babifatanye ikizi bahise bamenya ko ari wowe watumye urumva bazabikurikirana ni wakiri none se ejo bundi bibaye aracyafunze urumva nabo ababishinzwe bari kubikurikirana ariko umugabo yarapfuye umunsi babikurikirana batabikurikirana uwapfuye ntiyapfuye kakandi se kandi gapfa karagahinja ubu se bikamariye kungutse iki ariko se byose si uwo mugabo akarimi uwo mbonye ahengetse agatwe mama sa uwo mbonye ahengetse agatwe reka nigendere njye gutera iriya migozi akagasoro karyoshye se wambaye ko njyana ko n'undi kanumva itari bushira haga muvandimwe rero nago nakakwima urabizi uruwanje nago nabona rwose hari umuntu uri kubonera ngo nceceke mama safa ariko sijye ubivuze reka nzanaga mama safa umbemo sijye ubivuze dore Margarita ndera ndirabura shwi bizaturuka hanze imyaka maze kugira nabonye byinshi ubu ntabyo kuvuga ngifite ariko reka nkubwire bitinde bitebuke ndahura nabo wahura nawe mama safa ahangaha tubyumvikana ngewe Marigo ntabwo nakumenyeshaga yuko utari muri nitunaherukana na mana nyagasani ntabyo nze ntibizanturuka rwose uriya mutware wawe urabizi ko ajya nyiguriza n'amafaranga nkigiramo namwe ndabona musigaranye gake ndatwaraka akira mama sa umbemo ndakwinginze ariko urakoze cyane nsurize ndimbate ewe napfa kumusuhuza wasashimwa kabiri si nkimbwa imvura iranaguye ubeho ariko mama sa urakoze uzikora rwose ntugiraho ikibazo pe ntabwo bazi ese mwerewe mwerewe bisa usanga ari umurambure wicaye ahangaha ku buryo mbaza ngo niba inshuro ebyiri ariko
Nyakasa. None ufite umunabi. Niriwe se ku mpuwe zawe. Mva mbwira pasa va. Ntago nkeneye kuburana nawe. Ntago nkeneye ko ntuncishe hirya no hino kuko ntago nizere ko noneho ubu ngubu umaze kumenya yuko utandusha ubwenge, okay? Ndashaka kumenya uvuye hehe. Kandi ibyo bintu nugerageza kumbeshya kidogo. Papa Sava njyewe nawe turi barangura hano. Uvuye hehe ko ari byo ndi kukubaza? So nabaye umwana muri uru rugo ku buryo nzajya ntanga raporo. Usanzwe itanga? Kabiri kanga uzano. Nyine nanjye ndibaza uko uyu munsi none ndayikeneye. Uvuye hehe? Uyu munsi nkeneye kumbwira ngo ngiye Papa Sava narindi kumwe n'uyu narindi kumwe n'uyu. Kuko ndabizi neza yuko ari kumwe n'indaya. Ndabizi neza ko irugwanye n'indaya ntazi yariyo mwiriwe muryamye. Kandi ugerageze kumbeshya. Wancometseho kamera? Ntugerageze kumbeshya. Jewe rwose umwana w'Imana gatama karanga. Ibintu byo kuryama, ezo umuntu aryama atinjiye no mu nzu. Ko nagenze imisozi nkagenda indi nkayimara, naryamye iyo miryamire nayihawe nande. Urwo rukweto rurasa n'urwagiye mu misozi. Wajyanye ipantaro y'umweru garuka ari umweru wiriwe mu misozi. Hakubona uri gukina nawe. Imvura yaguye asa ngo ndajya mu byondo. Hanyuma se nta n'ivumbi wabonye. Ndakubaza imvura se naguye. Ntumbaza amagambo menshi. Nakubashije ngo uvuye hehe. Nizere ko ibyo tutabiganiraho kenshi. Niba misamo kubikubaza uyu munsi ngabanya amagambo mbwira ibyo nkubwiye. None wareka mamagaro twari kumwe akubwire none ibyo twari turimo. Uhamagara iki? Ibintu by'inangabye bisigaye byirwa bibwesha kura bifite amagambo abateranya abandi abagira batabagira bate. Nese Papa Sava. Baguteranya bataguteranya ngenda kuzimaranye nawe imyaka. Ariko se waretse nyago umuntu mukumva ndakuzi neza iyo wiriwe mu kazi. Nzi kugutandukanya iyo wiriwe mu kazi niyo wiriwe mu kabari niyo wiriwe hanze. Ngiyorere noneho kumuhamagara. Wabyorese nabikwingingiye nakubwiye ngo nkeneye kumenya aho wiriwe n'uwo mwirirwa. Ndakubwiye ngo ngiye guhamagara uwo twiriranwa akubwire histoire twiriranwa. Hamagara iyo ndaya yawe. Aho sindaya yi. Hamagara ariko sindi hano. Muhamagara. Soni. Nuko ari busy. Arayifata wimukupa. Allo? We. Salama. Ese Papa Sava umuzi biki? Ukoze ibikize ko numvaga nisonze nkataha. Oya ariko se wowe tukubise imigende turasimbagurutse uraje abantu baricara bavuze ngo bagiye kuzana amafaranga nkubwiye ko ndwaye usize ngene nyine ku rugamba urigendeye ngo uyirwa urashonje ibintu kweri. Ese sinabiri buhitenza ko ari ikibazo urumva ikibazo ngeze mu rugo basanga inkuru itandukanye niyo twari turimo. Umva digidi Papa Sava yiriwe he? Ese ntabwo ari bwo nizeye ko ari bwo kigeraho ariko uri gusubiza ibyo nkubashije. Papa Sava mwirirwanye ntimwirirwanye. Ngiye Papa Sava nta n'isaha ishize dutandukanye. Arewe digidi mwari muri kumwe? Koko marajya ahubwo se sibyo namubwiraga ukuntu asize ahantu njyenyine negereje ngo abantu bazana amafaranga twishyuriye. Urabona iki kibazo cy'uruhande rwo kwa Piganzenze kuri uyu mumama w'umusilamukazi ugiye kwimukaho uruhande rwo kwa Nyiripinda wa mama muremure umwe wa Marinette ukora mu ntuza mu bintu by'ivuriro. Twagiye dushaka ikibanza dusanga n'icyujuje ibipimo turamanuka twikubita hepfo ari ku kagezi twikubita tubona ikindi kibanza dusanga kiri ku mukingo. Turamanuka tugera hepfo gato yandi kuntu zasye uyu mudamu w'umugande nako wabaga Bugande waje nahangaha ufite abana Kayitesi. Tugezeyo nabwo dusanga ari ikibanza ariko
bafite ikibazo cy'uko ngo famiye batarakigabana. Turongera turagenda tujya ruguru, tugeze hepfo dusanga umudamu nawe afite ikindi kibazo cyiza kinaterereye gifite rwose n'ibipimo byuzuye. Turakire rwose tugiye kumva twumva ngo paka ngo tubonye procreation umugabo we ngo nawe ngo afite ibintu by'ibibazo ngo niki byose. Digidi ibyo mbwira ndabyumva pe, ariko nje nizere ko utambeshya Digidi. Ahubwo asagaruka ryari araza ryari ko yarambwiye ngo aranyarutse ngo arashonje ngo ngiye kurya ngo arahita azadusanga. Hari undi ugiye kuza kwishyura ikindi kibanza no cya metero zigeza muri 40. Namusubiza nyine ndagerayo ryari. Icyo cyo rero twavuga ngo ndagaburirwa ryari ngereyo ryari. Reka mugaburiraze. Mume tuvugane. Umva wangu rigerageza abantu ze turebe ukuntu wamfasha kubera ko harimo utuntu tw'ingingo z'icyongereza. Sawa. sawa. Hasi si ibyo mba nkubwira. Ahubwo iyo uyifashe gutyo ukazana kurakara nkagera hano nkabona wabaye impiri, akandi kanya ugahinduka incira, mu kandi kanya ugahinduka ingwe, ugahinduka intare. Ushaka umugore wihinduranya nk'ikirura rwose nabyo. Nese nabiryo. Ndaje guhereza ako nyine ntabwo nagira ikibazo ngo mbere kukikubwira. Ako ntabwo wakimbwira umwankamira. Siko wagira ngo ni karibu. Mwiriwe neza. Meze neza mama Safi. Meze ute? Meze neza. Ni amahoro se? Ni amahoro Safi. iwanyu se muraho. Meze ute se mama? Meze neza nta kibazo. Papa Safi ko nagushakaga se. Ko nagushakaga. Ni bya bindi wambwiraga nzagukorera translation. Ndagushaka wimbaza ibyo ngushakira. Ntacyo. Hanyuma si ibyo bintu mutavugira hano mpari n'ibiki. Ibyo mushakira ko icyo utayimubwira mpari. Ako ubu wowe ibintu byose baturutse mu gikari baza kukubwira ko bagushaka ndagukurikira. Ubu nahara ariko nta kibazo nta kintu ngiye bimbwira. Ezo ubundi wa mugani ni wabivuga. Translation ni gukura ibintu mu kinyarwanda ushyira mu cyo ni ibintu se bigoye. Wowe ntujye upfa. Ugire hano nta kibazo. Wese ntujye upfasha mu Giswahili. Akira rero nkuzana ibyawe nk'ibyanjye nigende. Ibyo ni ibiki zana. Zana nyine mbirebe. Ntimuhisemo se ko tubirebana twese bimereze. Siko tuvuze ibyacu ariko surashaka iki? Translation isigenda muri envelope. Izina rya Yesu. Papa Safi iyi box ntago ariyo naguteguriye mu gitondo. Madu iyi box se wahuriye he nayo? Nabyo se mbisobanure. Mpereza amafaranga yanjye kwigurira akaboga papa wanjye. Amafaranga y'iki? Mpereza amafaranga yanjye papa Safi. Mama Sambu ukuntu byagenze rero. Nibyo nkeneye. Kamwe ku kandi. Umugabo we yaje kundira mu gitondo n'amarira menshi n'impuhwe nyinshi rwose ngamaze igihe afite ifemba. Ngo nta kuntu akigenza ngo niyagize uko agira ni kurutwa nuko nyine ntacyo yakora iyo ari hano mu rugo. Nta kuntu kigenza. So ubwo nanjye urumva of course niko kazi kanjye ntago nari kumusubiza inyuma rwose ariko ukuntu yaje anyinginga pe nta nubwo byari gutuma musubiza inyuma. Mubwira amafaranga turayumvikana araza tumaze gukora ibyo dukora ngo aragiye. Ndambwira rero imikino ngiye ntago njya nyikina. Ndasigara na box yawe ugiye unzanira amafaranga yanjye nutayazana ndaza kuza kubikuzana n'umugore wawe. Papa Safi ubu nta izina ry'Imana. Papa Safi nta box wambaye. Uri muzima. Ugeze aho usiga ikariso wagiye wambaye wanturiwe ukahita mu ndaya. Wagiye kwishyura. Nanyishyura amafaranga yanjye bwo ntagaranye. Izina ry'Imana hamwe. None ubu ninje nawe. Hanyuma nta hanyuma yindi ikomeje nyine ubwo nje gufata amafaranga yanjye nyuma yuko bamwirukanye. Aya mase yose ashize ataranyohereza amafaranga kandi ntabwo nategereza pe. Mba nshonje mba nkeneye kurya mba nkeneye kwitaho nayabariye. Rero numvaga nta yindi choice ifite uretse kuza kuyimuzanira nanjye akampereza ibyanjye. Hanyuma kutishyura ufite ikihe kibazo cyo kwishyura?
wagiye wumva utari bwishyure nubwo ngomba kwishyura urabura iki nyishyura nyine ugiye se uzi ko ugiye kunyoherereza ngahe ugiye kuyakura he uhita wongeraho ijana yari guciye uwari mucanga 50 uhita wongeraho ijana iry'itanu gusa arayama uyange ayo mafaranga yakuye he nizere ko utayakuye ariko aho ndi gutekereza ko waba uyakuye kuko muri bije nayo mfitanye nawe ntabwo harimo amafaranga yo kwishyura indaya hari twari twabaze muri uku kwezi ndakubaza hari twari twabaze umva iby'urugo rwanyu ntabwo bindeba kandi unanyoroheye ukareka hataza kubaho ibintu byo kuvugana nabi utongeye gukoresha ijambo indaya byamfasha wampaye amafaranga yanjye nkagenda nindi uri guhereza 50,000 twavuganye amafaranga angahe njye nafashe umwanya ngiye kwirukanka hano nje gukorera amafaranga shyiraho inote y'ijana vuba vuba mpereza 150 byuzuye twavuganye 50 n'ukuri urangisha inama uri kungisha inama amafaranga ugiye uvuye kwishyura igitsina urimo urangisha inama ese so wambwira ngo ni nishyure nyine ako ubundi nta kibazo ufite cyo mu mutwe urumva unyeneye inama nkugira inama ngaho yamuye ariko ni izina ry'Imana uyu munsi ni ntakotsamo brushette barabaranduza mpereza 100 ryanjye rigendere ndashaka kwigendera mwana wimena umutwe we mbesire kutayingishije mbere yo kugenda wayamufata ukayabara niba afite ikibazo cyo kubara n'igihe ibi bintu babirogera umuntu mu nzira bakurogeye mu nzira kujya gusambana aya mafaranga yose uri kuyabarira igitsina uramukiye ntabwo ari byo twari twavuganye nawe Imana izaguha byose birandebe ni bizinesi harabura 5 mva mukonga nanjye mpereza yanjye gutyi ariko Imana irihangana ubwo se ndabwo twakoranye ubwo kugereza yawe yiki mwimbi murabana mukabana mufite n'ibibazo byo mu mutwe ngo amafaranga y'iki mada agiye mu cyumba tuvugana iki mvugana iki nawe ariko mada uzwi nta kintu mvuganye nawe reka nkwibutse ikintu kimwe sibyo amafaranga mba nayavunikiye mba nayakobokeye amafaranga aba yamvuniye aba yamvunyishiri ntabwo naza kuyagutorera njye numva gumbwiye ngo mubwire ngo akongize ngira ngo urimo urashaka ko mukongereza ahubwo ngo makandi karawundi kugira ngo mbe mugukijije ariko ibyo amafaranga byo gukora mu bintu twavuganye pe ngaho vuga hano usohoka ngaho si byo usaba murakoze ako ushaka akora ibintu hari shyushye amafaranga mbese ahubwo ni nyobowe wagira ngo ni ibipfunsi bibiri bifatanye ubwo nawe warungerekesheje kwera kagere ko hibiti kagere ko hamabuye nawe koma musosi wo guhombya urugo ngo koma musosi uzi ukuntu isosi y'uwo mutwe wawe uri bunuryohere uyu munsi papa ndakwiyamye izina ry'Imana ndakwasa kino cana tujye mu cyumba niba wumva udashaka kwiteza abakozi va tujye mu cyumba takina n'amafaranga yanjye we haguruka nawe uri kurazana 100 umuhaye urahaguruka ku neza nawe urazana 100 umuhaye papa safa urahaguruka ku neza reka amaguru kereka kinga hari amaguru kenye haguruka neza nyine kinga amaguru ki nyinga iki
wahagurutsa ukajya mu cyumba wahagurutsa ukajya mu cyumba kuniza sawa terura box tugende imbere hano vayo byose byicwa nuko munda